ndi umutumirwa waje muri studio kugira ngo tugire ibyo dusangira. Nitwa Nakimana Jean Pierre. Numvise avuga ko ahantu naturutse mu murenge wa Shangasha, akagari ni Nyabare. Umuhanda wagenze neza se kandi? Sinavuga ngo ni neza ariko nanone ni neza. Ubwo nimvuga ibyo bintu sinzi icyo kangusobanurire. Ubwo nyine narindi ku kinyabiziga kuri moto yanjye. Moto nyine ni igihembo nahawe yuko nabaye mutumirwa heza mwiza hano nagiye hose. Ubwo narindi ho nyine ngeze ahantu nyine mwikoni mfata kamburiyage, njya kubona nkoze impanuka. Ariko bajya bavuga ngo umuntu ngo burya ngo urupfura rugendana, ariko ngewe nari narusize mu rugo, ntago narwitwaje umunsi. Iyo aba nagwitwaje rwagwase rumitana. Ngewe mbese ubwo nkimara gukora impanuka uzi ikintu nitayeho. Ngewe nkimara gukora impanuka nahise ndakura urukweto rutavuye, kuko bavuze ko nyine ngo iyo wituye ngo urukweto rukavamo ubwo nawe ugiye nyine nuko nguko. Ariko nyine Imana yabaye n'ibyo. Imana yakinze ukuboko. Arega Imana dusenga ntago ari baya. Nukuvuga ngo ahantu hose tugendana n'Imana. Iyo umuntu adafite Imana n'ibyo akora biranga, sibyo? Ni nka wamanzi uvuga ati umugisha w'Imana, nyine umugisha uraharanirwa, sibyo? Kandi nanone umugisha uravukanwa. Aho tujya hose tugendana n'Imana, kandi n'ubundi Imana ibaraturemye mu birema byayo, niyo mpamvu n'ubundi Imana ibiri natwe. Ibiri natwe gose, sibyo? Nakimana se muri studio za Shiva Evode, studio zangere urisanzura ukavuga nono nakiye. Muri iyi studio wadutegura iki? Abatumirwa bacu n'ubundi nabo barahari, n'ubundi nabaduteza amatwi nabo bari kutwumva, sibyo? Bari kutwumva. Uvuga bari kutwumva rwose. Yegera mikoro neza nyine, wegera abanyarwanda babwiye icyo n'ubundi watugeneye no kutugenera. Ubwo nta kibazo no kwagena, ariko mbere ya byose nyine ndi kuza nahuye n'umuntu. Uwo muntu nyine yari afite igicuba ku igare. Noneho polisi iramuhagarika. Nimaze kumuhagarika ati nyine basanga mu gicuba harimo kanyanga. Uzi cyakurikiyeho yarayivanye nyine umva cyakurikiye cyangwa yaravuye kwa Museveni ngo basige babyita ngo ni amazi ya Museveni ariko biriya bintu tubigwanye. Ntago ari byiza mu gihugu cyacu. Ntago ari byiza. Baturage aho mubonye umuntu ahetse cyagifuka mu bwonko ukajyaho ni nk'umwana mujye muturabura muduhamagare babashire muki. Nyine urumva yashatse kujijisha. Urumva nyine gufata igicuba nta waceka ko harimo kanyanga, aho gukeka ko harimo amata. Rero ko bari bafite bonosiyo bamaje kumuhagarika bapfundura. Baramati ni ibiki? Uzi ikintu yakoze? Yabati arongeye yego bibaye. Ati ubuko ko ashaka hiki? Arongeye koko? Batinde ati Yesu. Ati ubwashize Yesu yafashe amazi ahindura divayi, none afashe amatanye nanone yahinduye kanyanga. Ati ubwashize yafashe amazi ahindura divayi, noneho ubwafashe amata yanjye yahinduye kanyanga. Ati ibi bintu ntago ari byo. Naki abatumirwa benshi ariko uyu nguyu yankuyeho. Wibuka gukora subscribe kuri Evode Gicumbi, sibyo? Iyo niyo channel yacu kuri YouTube. Nabaho no mu mateka nibwo nabona umutumirwa unkuyemo nkanakuramo n'inkweto rwose. Kuri Instagram kanze nzi muri bundebe rwose. Ngaho ndacyatangaye. Yego nakiye baguteza amatwi, kumvisha ibibazo wahuye nabyo mu nzira n'ubundi, ariko se ubundi ngingo nyamukuru watuzaniye kugira ngo tuyibwire abadukurikiye kuri live cyangwa se kuki bayimenye ni iyihe? Cyangwa se ariko nanone n'abana n'igihe batashobora kumenya bati wenda nakese ashinzwe iki, nabyo ugomba kubibibwira mu murenge. Kambi bibwire neza. Amazina n'ubundi nababwiye haraguru ko ari Nakimana Jean Pierre. Icyo nkora cyo ubundi ngiye nshinzwe ministeri, nkora muri ministeri ishinzwe irongora n'irongorwa mu murenge wanjye nuyemo. Ubwo rero muri iyo ministeri
tugenda tubona ibintu byinshi. Hari abantu ubwo mbese ingingo nyamukuru ndagira ngo tuganire ku irongora n'irongorwa riri gukorwa muri iki gihe, kugira ngo abantu bajijuke, yaba abakobwa se n'abasore tujijuke. Ubundi mbere na mbere nabazana ikibazo kigira giti ubwo muzagisubiza yenda simbizi. Ikibazo kigira giti ubundi niki kigaragaza ko muragukunda, ariko mitanzara n'igisubizo cyacyo kugira ngo mutekereze niba uko mwayitekerezaga ariko biri.